Abarebera ibintu ahirengeye bagaragaza ko hazaza h'umurimo ku isi hazaba hayoborwa n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga kandi mu ngeri zinyuranye. Ibi birasobanurwa na Blaise Chapunda, umuyobozi mu kigo nyafurika EMUZ kizobereye mu kwigisha imibare. Un rapport qui a été écrit par Dell Technologies à travers l'Institut pour le futur. 85% des jobs en 2030 ne sont même pas encore créés. Hari raporo yanditswe n'ikigo Dell Technologies aho bagaragaza ko 85% by'imirimo igomba guhangwa muri 2030 itarahangwa. Gusa ntawe uzi uko urwego rw'umurimo icyo gihe ruzaba ruhagaze. Icyakora bikwiye kudutera ubwoba kuko birumvikana ko iryo koranabuhanga riteye imbere rizagira ingaruka ku buzima bwacu kuko hari abazatakaza imirimo bitewe n'uko iyo bakoraga itakiriho. Ces technologies émergentes vont impacter notre vie et notre travail dans le sens que il y a beaucoup de jobs qui vont disparaître. Nubwo bimeze gutya ariko byinshi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere usanga bisa n'ibititeguye neza kuzahangana mu isi y'ikoranabuhanga mu bihe biri imbere bitewe n'uko nta bikorwa remezo bihagije byifashishwa mu mashuri mu gutegura abahanga mu ikoranabuhanga. Ibi binemezwa na bamwe mu barimu bigisha amasomo ya siyanse mu Rwanda. Icyo cyuho rero cyagaragaraga cyane kubera ko iyo wigisha ugatanga ibyo ufite mu gitabo gusa cyangwa mu ikaye, umwana akaba ari byo watwara nta kindi aziyongeraho cyangwa nawe nta kindi uzamwongereraho, urumvaga ko utateguraga umuntu ugiye guhangana ku isoko ry'umurimo. Urugero nko muri fiziki hari ibintu byinshi twigisha ugakenera direct kuba umwana ari en contact n'isomo akabibona biri reyeri. Iyo mubwira ibintu biri abstract gutyo ukamwereka yenda video ushobora kuyimwereka ntabwo abasha kubyumva neza kurenza wa wundi noneho urabikoraho akaba bibona abirimo. Komisiyo y'u Rwanda ikorana n'ishami rya Loni ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO igaragaza ko igihe kigeze ngo igihugu kigategura abahanga mu ikoranabuhanga. Icyakora ngo ibi bisaba ko n'amashuri agira abarimu b'abahanga mu ikoranabuhanga. Dr Marie Christine Gasingirwa ahagarariye komisiyo y'igihugu ikorana na UNESCO. Muri byinshi bashaka guha abanyarwanda hari ikintu ngira ngo mbabwiteka STEM. Mbega STEM ni iki? STEM ni science, technology, engineering and mathematics. Byo ni ibintu muri iyi minsi iterambere ry'ejo rishingiye kuri ibyo. Atari kuvuga ngo byonyine, mbega ibyo byonyine STEM ihwaniye he n'ubuzima bwa buri munsi. Nicyo gituma rero ha UNESCO ikintu leta y'u Rwanda yakoze gikomeye no gushaka gufatanya n'abafatanya hirya no hino na UNESCO n'ibihugu mpuzamahanga hirya no hino kugira ngo bashobore kugeza kuri biri. Mukinyarwanda nkunda guca imigani Kinyarwanda. Kinyarwanda baca umugani ngo utaragira icumu rye ntahorera se. Mu gihe dufite byinshi tugikeneye dutire twumvikane hirya no hino dufatanye n'abafatanya ibikorwa benshi na twiyubake kugeza uburyo ne tuzagiraho tugera tugafasha n'abandi ariko none dusobanukira icyo dukora. Kuri ubu komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO iraho ubumenyi bwimbitse mu by'ikoranabuhanga abarimu bigisha imibare n'andi masomo ya siyanse mu mashuri yo mu mujyi wa Kigali. Aba barahabwa ubumenyi ku bijyanye n'amarobo, ubwenge burenze mu bikorwa bya muntu, artificial intelligence n'ibindi. Daniel Hakizimana, Flash TV.